mbayeho kubera ko Nyamwiza ariho yego kandi na Nyamwiza ntabwo yafata uriya mudamu uyu munsi wa none bavuga ko kubera ko ari muri buzima uriya mudamu ntiramubeshaho ushobora kubona Nyamwiza aravuga ati kubera iki kintu yakoze jewe reka mbwira ico naje mu marira cyane rwose hariho ni benshi batatu mbere ni umubyeyi wanjye ni mama kuko data yadusize tukiri bato amaze kudusiga tukiri bato adusiga ubuzima butaraba bwiza cyane mama aratwihanganira atubera umubyeyi mu buzima bugoye arihangana ntiyaduta yadusiga turya nabi ariko araturemamo umutima w'urukundo n'ibyishimo ari naho mubona impamvu Zebedayo family yagize umugisha kubera mama yego uwo ni umuntu wa mbere ku buzima bwanjye kandi wambereye isomo ryiza wambereye umugisha wabayeho kuko mbese nabayeho kubera ko ariho ambesha n'umuco wo kuba namenya kwihangana icyo arico no kubera abandi urugero rwiza uwo ni wo muntu wa mbere wa kabiri umuntu wa kabiri ni famiye yanjye bwite iyo mvukamo yo kwa Mwambutsi dusigaye twiyambarije amapataro n'ibindi byose ntitwambare ibitambara n'ibitenge bibiri ngo tunifubike icyo kintu cyari cyiza by the way nyine ababyeyi baba basa neza bambaye gutya umuco wacu wa kera abagore bambaraga ikamba twaje mu tugaye kwamba dufite uruhande rumwe abahandi tukogosha kogosha kakuba umuco haci kwambara ibitenge no gushuma icyo nicyo kintu cyahindutse cyari cyiza. Hello my beautiful people, umeze mute nizere ko umeze neza aho muherereye hose ndabaramukije cyane ngo yambu Imana ibagirire neza abari nimugoroba batubirijeho abaramutse nabo ababyutse tubaramukijeho Imana ibagirire neza inshuti zacu za Gaju Sandra ni Gaju kandi nkuko mumaze kubimenyera uwacu ngo iwaherereye Buvira taraza ariko naza n'ubundi tuzakomezanya rero mbahaye ikaze mwese kandi nkomeje gushimira buri wese ugira icyo akora cyangwa se ureba ibyo tubasha gushira kuri Gaju Sandra support yanyu ni kuri tukomeje kubashimira cyane n'urukundo mukomeje kutwereka Imana ibaha umugisha. So uyu munsi rero ariko n'ubundi kuvuga vuba munyihanganire uyu munsi dufite abatumirwa bacu ni muri ya topic yacu uriho kuko ndiho so twatekereje kandi abandi bantu banyu muzi abantu benshi abakunzi ba Gaju Sandra hafi ya mwese abo bantu murabazi ni abantu b'abasitari bazwi b'abakozi b'Imana bahagurukijwe gukorera Imana muri iki gihe so nibo twatekereje kugira ngo tubazanire aha guess what ni bande uwa mbere yitwa Trésor Zebedayo tugiye kumuhamagara rero tumaze tubazo tumwe na tumwe n'ubundi kuri topic yacu muri commentaire zanyu turabishaka rwose ko mukomeza mutubwira uko mubyumva n'abandi bantu twagenda tubahamagarira abatari aha hafi cyangwa se abo twabazanira bari hano hafi Nairobi so ibitekerezo zanyu birakenewe rero nkomeje kubashimira Imana ibamugisha karibu rero tubane duhamagare uyu mukozi w'Imana twumve icyo abivugaho. Hello mwaramutse neza mukozi w'Imana. Waramutse neza. Amakuru ni amaki.
ni meza nk'abandi. natwe ni beza ni ukuri turashima Imana. Yego yego. I'm sorry nguhamagaye uri kuri Gaju Sandra kuri channel yacu. Ni utubazo nka tungahe tukubaza, ariko mbere yo kutukubaza twabanje kubwira abantu bacu ko uri Trésor Zebedayo uturuka mu Rwanda, ko twifuje kuganira nawe. Ufite abakunzi benshi hano kuri Gaju Sandra, barakuzi, abenshi n'abatakuzi bagomba kumenya uno munsi. So ni utubazo tumwe na tumwe twashaka kukubaza ku bijyanye na topic yacu. Ahandi ariko wari umeze neza mbere yuko dutangira? Ndashimira Imana usibye gusa ko nabaye homa. Ihoma irateye by the way. Ihoma irateye ni naha turashize kabisa. Ni nkaho ihoma nyine yambashije ariko amahoro ahantu ntabwo umeze neza, buryo nta kindi kiza gaca cyane rwose. Sandi ni ukuri uraza kumera neza. Yego yego. Rero tugira topic hano, sinzi uzudukurikira ariko abastariga ntawe uzumenyaga, sizatumenya ibyanyu. Ubundi ngo ndamwabura nawe nimbaze ndahura ariko mwene muri abastariga bunyine nimwe mutuyoboye oya koko ntago nakemera rwose. Yego umeze neza we na Sandra rwose. Ubwanyu bw'Imana muvugira neza ko turabakurikira rwose. Asante sana ni ukuri. Rero tugira topic hano ivuga ngo uriho kuko ndiho. Kama wewe wabisobanura gute mu ijambo rimwe cyangwa abiri? Uko kurazana igiswahili keretse n'iki umutanzania nkamwishyira muri jewe kugira ngo igiswahili kikinze. Kama mimi kama wewe kama weye. Nanjye ntago ari cinshi pe, kiraho niko nako cyashize. Kugaruka tubana muri korali naki kurushaga. Oya ni ukuri kiraho pe. Uravuze ngo ikibazo cyawe kiragira kiti uriho kuko ndiho. Mbyumva gute? Siko ndabyumva gute, si uko nyine nzumva kuko nyine ariko icyo nabivugaho ntabwo ikintu nabivugaho. Niba habayeho ijambo ngo uriho kuko ndiho, bivuze ngo hari uburyo nkubeshejeho, hari uburyo umbeshejeho. Iyo umuntu ashobora kuvuga ngo abeshejeho undi cyangwa se abeshejweho n'undi, hari sapoti abamuha zitandukanye. Hari sapoti y'ubushobozi, amafaranga, hari na sapoti y'inama, hari na sapoti yo kuba nagusengera nubwo ntabikubwira. Ushobora kuba nzi ko hari icyo ukeneye, ndafitiye ubushobozi bwo kuguha, ariko nkaba nzi ko Imana namenye niyo yabikora, nuyibwira ikanyumva ikagutabara. Ntabwo nzaba nkubeshejeho mu buryo muri fizikali, ariko nzaba nkubeshejeho mu buryo muri spiritual, mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo uwatwawe n'ibihe bikwibagiza ko n'Imana iriho. Ariko njye
ubashe kukubona ntafite ubushobozi bwo kuba nagira icyo ngukemurira byabaye ngombwa ko ngira gute ngusabira ku Mana, Imana ikagutabara uhamubera mbese impamubera kuko hari igihe birasikamirwa n'ibihe no gusenga bikamunanira cyane rwose. ariko Imana ikaba yanyuza mu wundi muntu niba ari ikibazo cy'ubushobozi wagize niba utabufite bikagutsikamira no gusenga bikakugora. ejo nari ngenda kurikirana iki kiganiro simbizi niba ari umudamu cyangwa umukobwa w'amasimbi mu Nyamwiza. Amasimba yayo hello Amasimba TV hari umuntu uri kumumagarira kuri telefone yemeye cyane wambaye iminota 2. Okay, sawa ndahita ngaruka. Okay, reka duhamagara umuntu wa kabiri mu gihe tugitegereje Trésor akomerezaho. Kandi Imana imuhe umugisha, uburyo yari ari kwisobanura ni bwiza cyane, burumvikana cyane cyane. Rero hari utundi tubazo gatunga twari dusigaye ngo tumubaze. Rero mu gihe abaye nka busy bukeya, reka duhamagara undi muntu. Yitwa Umutoni Elizabeth. Reka nawe tumuhamagare twumve. Ni umumama mwiza pe. Yaba ari mwiza physical, yaba ari umutima, njya mbona ntituziranye cyane, ahubwo mbona ari umwana mwiza. Abantu baze kwivuga bamuzi aho hasi muri comment, njya mbona ari umwana mwiza kabisa. Kandi nkunda ukuntu asirimba, Mana yanjye, nkunda ukuntu asirimba, ari flexible, ari humble. Wow, katumuhamagare rero. Trésor aragarutse, reka tumarizane nawe. Cyangwa Igiswahili gacabaye kuba cinshi. Okay, nari muriyeni hari umushiki wacu sinzi niba ari umukobwa cyangwa ari umudamu Nyamwiza ku Masimbi. Ni ngo yari yasuye umuntu wari umaze iminsi nabyaye ariko ufite ubuzima butari bwiza. Yego ngo Nyamwiza ntabwo yari afite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byande byuriya mu mama byose. Ariko icyo yari ashoboye yari kumuvuganira. Yaramuvuganiye, urumvaje narabimenye, nubwo wenda nta kintu ndakora ariko ndabitekereza cyane. N'undi yarabimenye gutyo. N'undi yarabimenye. N'ubu uriya mudamu yabayeho kubera ko Nyamwiza ariho. Yego kandi na Nyamwiza ntabwo yafata uriya mudamu uyu munsi wa none bavuga kubera ko ari muri bwa buzima uriya mudamu ntibamubeshaho. Hari n'ushobora kubona Nyamwiza akavuga ati kubera iki kintu yakoze jewe reka ndico naje mu marira cyane rwose, kubera umutwaro w'umuntu yagize. Abantu barashobora kubitekereza nkaho yagiye kumushira hanze ariko abantu bazabimenya gute. Ndi mu Rwanda, uriya ari muri Kenya, ariko nabimenye cyane. N'ubundi ho ndabivuga, wenda arashobora kumvira ijwi ryanjye akagira amatsiko y'uyu mudamu cyane, uvuze agashaka kumuvuga. N'ubu ngo Nyamwiza abaye ikiraro, naje mbaye ikiraro, nawe Gaju ubaye ikiraro. N'ubu ngo umuntu abeshaho undi mu buryo buri mu bushobozi, ashobora no kumubeshaho mu buryo buri mu mwuka, ashobora no kumubeshaho mu buryo bw'inama. Ni inzira nyinshi Imana ikoresha abantu kugira ngo abandi babeho. Rero umuntu ni uw'agaciro ku wundi, kabone niyo waba umuntu ukomeye gute, wa muntu wo hasi bijyange bikunde uzamukenera, bibe none bibe ryane uzamukenera kuko afite
icyo udafite kabisa ko niko kuri nigeze mbonaho umukecuru ni umugabo umwe ntabwo yari umuntu ufite ubushobozi bwinshi ariko akigirira nyine ubukorikori bwiwe bwo kuvura akoresheje imiti ya kinyarwanda abantu bo bakire nabo nyine akajya avura indwara zino zo mu mihogo ibiki yari umukene pe ariko kubera ko akuntu agenda akorera Imana avura abana barwaye ibirimi ibiki birangira uwo mugabo kubera abantu yagiye agirira neza avura atabananije atabagoye abantu yagiye agirira neza babakire hanyuma uwo muntu afite amazu afite amamodoka yagize umugisha kubera serivisi gusa yatangaga y'ubugwaneza cyane asabara abantu bababaye na icyo kintu kavuga ibintu byinshi iyi topic ni nini cyane cyane ni topic yagutse abantu biba wenda bashobora kuba batabyumva njyewe twabayeho mu buzima bugoye ariko kugira ngo ngera aho ngeze ubu ndi umugabo wubatse ufite uko mbayeho ariko baze yanje yavuye mu bantu kwezi uba rero wenda igihe umuntu atanga ubuhamya ariko ndiho kubera abantu sinshobora kuvuga ngo nanjye babaye kubera ariko byanze kuza ntihabuze umuntu ushobora kuba nawe ariyo kubera kuriho yaje kubera ko arico naba narakoze nanjye kuriwe ariko ibyo si byo njyamo ndavuga gusa ngiye kuba kuko hari abangiriye neza uyu munsi wa none aho mpagaze ni ukubera abantu urakoze cyane Imana iguhe umugisha hanyuma umukozi Imana Treasure ni abahe bantu nka batatu ufatiraho icyitegererezo yani wigiyeho ibintu mu buzima aho ugeza hari ibintu byagiye bigufasha kubera abo bantu wagize icyo wigiraho hariho ni benshi batatu uwa mbere ni umubyeyi wanjye ni mama kuko data yadusize tukiri bato amaze kudusiga tukiri bato adusiga ubuzima butaraba bwiza cyane mama aratwihanganira atubera umubyeyi mu buzima bugoye arihangana ntiyaduta yadusiga turya nabi ariko araturemamo umutima w'urukundo n'ibyishimo ari naho mubona impamvu Zebedayo family yagize umugisha kubera mama yego uwo ni wo muntu wa mbere ukomeye ku buzima bwanjye kandi wambereye isomo ryiza wambereye umugisha wabayeho kuko mbese nabayeho kubera ko ariho ambesha n'umuco wo kuba namenya kwihangana icyo arico no kubera abandi urugero rwiza uwo ni wo muntu wa mbere wa kabiri umuntu wa kabiri ni famiye yanjye bwite iyo mvukamo yo kwa Mwambutse iyo famiye yanjye nayo yagiye itubera bugufi abandi bantu babiri wenda reka mbavuge ntibakiriho bana barapfuye umwe yitwa Janvier Gasana yari umupapa yabaga muri Amerika yitaba Imana undi nawe yabaga muri Canada yitwa Mahinga wa musore wigeze yabaye muri Kenya ndamwibutse kabisa abantu bo muri ambasada baramuzi ndamwibutse kabisa ndamwibutse pe abo bantu babiri sindinze muri detail ariko bambereye umugisha nabayeho kuko n'ubundiho kuko babeshejeho sansa Imana ikomeze ibaheruka ridashira abandi ni mwebwe mwambaye platform yo kugira icyo mvuga
urakoze cyane ariko umunsi tuzokubona live uzaza utuganirize utubwire ubuhamya uturirimbire oya sha uri umusitari turakwemera ino cyane hanyuma akabazo ka nyuma gusa mpite nkurekura ni ukuri ujya muri shuguri zawe ndabizi ntabwo biba byoroshye ni amasaha y'akazi hanyuma turabizi uri umusitari uri umuririmbyi kuva kera kose warantoje njyewe rwose ndabyibuka ko uri umutoza wanjye mwiza nigiyeho ibintu byinshi nanjye nunkoresha ikiganiro zo kuvugaho cyane so nabaye baririmbyi uri umuririmbyi ubuze nyine abantu kabisa baririmba ukumva barakunyuze bose nta muririmbyi uririmba ngo ntunyurwe ariko nyine hari umuntu uvuga ugashyiraho akabazo bati kabisa uyu we abaye baririmbyi batatu wemera ukavuga ngo aba baririmbyi ni sawa kabisa kuri wowe umwe ni jewe nije muririmbyi uzuririmba nkanyuma kuko iyo ndi imbere y'Imana sinkeneye abandi banyemere ariko jewe ikicaye ku mutima wanjye unezerewe ubwo naririze nkanezerwa ndanezerewe ndifashe asante abagira kabiri ese umuntu avuga itsinda cyangwa kuganira umuntu oya aba ari bo bose mbese itsinda se buriya ariko rero rigizwe n'abaririmbyi benshi ni true promises abandi ni Zebedayo family abandi baramfasha ariko bambwiye abambere kabisa abambere kabisa ubwo nivuga nje wumvemo n'umugore wanjye kuko azi kuririmba nanjye ndamwemera ubwanje azi kuririmba kabisa jewe ushiraho ngaho n'umugore true promises bw'umuryango wanjye mbarizwamo Zebedayo abavange Zebedayo wumvemo Diane wumvemo Richard wumvemo Bienvenue wumvemo Dori wumvemo Ispe wumvemo na Imana iguha umugisha cyane ku mwanya wawe waduhaye ni ukuri turabyishimiye cyane kandi tubaye agaciro Imana ikugire neza ariko n'abandi turabene nuko wambajije oya nta kibazo abaririmbyi bose pako gusa baririmba habe hanareza n'abaririmba indirimbo z'isi nkazo baririmba ibihimbano by'umwuka turabemera bose gusa nyine nuko hari abahita baza mbere aho nyine ariko bose turabemera urakoze cyane Imana iguha umugisha ngamubwira umunsi mwiza wawe sawa Imana umugisha asante Imana iguha umugisha mukozi w'Imana Trezoro ugize neza no kuri kutuganiriza kandi aganiriye neza aduhesheje umugisha uno munsi nibwo numvishe ko iyi topic yacu yagutse cyane nari nsanga mbizi ko yagutse pe ariko noneho abisobanuye neza kandi Imana ishimwe ko atifashe ngo areke kutubwira byose arabivuze rwose Imana rero umugisha hanyuma hari uwundi tugiye guhamagara yitwa Elizabeth Umutoni umugore mwiza Face umugore mwiza ku mutima abantu bamuzi baramuzi n'umwana mwiza pe mwiza kabisa so reka nawe tumuhamagare tumubaze utubazo tubiri dutatu hanyuma dusoze mukomeze rero muryoherwe kandi mukomeze mukunde bano bantu turabizi ko mubakunda reka twumve Umutoni Elizabeth hello beautiful umeze ute amakuru neza habanje natwe tumeze neza turashima Imana akazuba katse akazuba ndabona katse hanyuma tuguhamagaye turi imbere ya kamera ndangura bimenyereye nta kibazo
Keretse iyo ndi kubona kamera iruhande rwanjye ariko kuba kuri telefone biri ubwoba cyane. Uhumure rwose ubu nyine waba wifata nk'aho uri imbere ya kamera wakenyeye cyangwa uri gusirimba rwose ijwi ryawe uzi ukuntu ryajya ryumvikana neza. Ni ukuri ni amahoro. I'm sorry wenda ko tutabateguje ariko turabizi ni ibintu bimenyereye nta nubwo twaza atari amahoro twoja inbox. Tugaye ikaze kuri Gaju Sandra, Imana igumugisha. Hano tugira topic ivuga ngo uriho kuko ndiho, hanyuma iyo tutazanye umuntu live nyine wenda nk'uko wari uvuze uri imbere ya kamera nutwemerera one day uzaze udusure, abakunzi bacu noneho bakubone live, turabizi ko bagukunda cyane. Umuntu wiranzaza yego pe ayiwenje n'ubu ndagutumiye ariko nzongeraga kandi kubw'impamvu zo kubahisha ico gikorwa. No twaba tutatumiye umuntu live tukamuhamagara tukamubaza utubazo 2-3 kubijyanye n'iyo topic cyangwa se no mu buzima busanzwe. None iyo topic yacu kwanza kurayumva gute? Uriho kuko ndiho. kuko ndiho. Merci. Ndabashimiye ko murampamagaye. Ntabwo mwari mumbajije uriho kuko ndiho. Njye ako nta muntu uriho kubera ko ndariho. Kubera ko turiho bw'Imana. Imana ni so umuntu hari igihe umuntu akorera undi kintu wenda akaba yamwishyurira iyo nzu bigatuma iminsi ye yicuma cyangwa yamugaburira ukumva bigatuma wa muntu yumva ko ariko kubera ko wa muntu amukorera ibyo bintu. Ariko ku giti cyanjye numva ko turiho kubera Imana, ntabwo turiho kubera ko uyu munsi ngewe mvuye mfite abana ntabwo kubera umwana wanjye, oya, ubu umwana wanjye yakomeza kubaho kubera ko ari Imana imubesheje. Ntabwo turiho kubera ko turya, oya, turiho kubera umwuka ari w'Imana itanga. Ni ukubyumva. Icyo cyane numva ko tutariho kubera abantu, njyewe ndiho kubera ikintisha. Ndumva ari ibyo. Nuko urakoze cyane kuvuga uko ubyumva, niyo mpamvu ino topic ni ngari cyane, yaba ari mu buzima bw'umwuka wabisobanura uko ubyumva, yaba ari mu buzima busanzwe, irimo ibintu byinshi uko wabyumva kubera ko ni nini cyane. Hanyuma turiho kubera ko kubera Imana, ariko hagati aho hari nyuma y'ibyo hari ibintu nyine nk'uko wari uvuze, umuntu akwishyura inzu n'iki, cyangwa se wagira ikibazo runaka umuntu niwe uza akagukorera akagukemurira, cyangwa se Imana mbese ari yimunyuzamo kugira ngo agikore, siko? Hanyuma muri ubwo buzima busanzwe dushingiye nyine ku mibanire y'abantu cyangwa se ukubona abantu bakugirira umumaro n'iki n'iki, wowe ni nk'ikihe kintu wigeze ukorera umuntu wasanisha cyangwa se umuntu yagukoreye wasanisha n'iyo nteruro yitwa ngo uriho kuko ndiho? Nyine tugahita wumva kabisa nyine umuntu ni ingirakamaro, yani mu yandi magambo n'umuntu angira umumaro muri iki kintu nari mfite mwenda ikibazo cyangwa se mugira umumaro ahantu wenda yarashoboye n'iki. Ni nk'ikihe kintu mu buzima ubayemo wigeze ukorera umuntu cyangwa se akakigukorera wumva uha agaciro nyine nkaho kuko ariho niyo mpamvu cyakemutse?
ubuzima kuba wenda turiho kubera Imana ariko n'abantu kuba turiho turafashanya mu buzima busanzwe nshobora kuvuga kuri kamera ngo nakoze bino nshobora kuba narahaye umuntu amafaranga yarashonje ushobora kuba yaramfashije mu gihe nawe ifite ikibazo uko ni abantu ariko kuba icyo gihe yarantemura ikibazo bitavuze ko ari we nyine ugiye mu buzima bwanjye ubuzima bwanjye icyo kamera ni kamera sinovuga ngo nanditse umuntu cyangwa namuhaye amafaranga mu buzima ibyo ni ibintu bisanzwe kuguzanya amafaranga kuba umuntu utayafite icyo gihe wumva agaciro k'umuntu cyane ushimye ko wareze umuntu akaba nkemura ikibazo mu gihe nari nkeneye gufasha cyane ibyo ni ibintu bibaho twese abantu tubaho dukenerana mu buzima kumva ko nyine kuba Imana yaremye umuntu ishimwe okay aho tuvuye gato kuri icyo kibazo hanyuma ni nk'abaye abantu batatu urumva muri ubu buzima twiga ubuzima butwigisha byinshi yaba ari experience y'ubuzima itwigisha ibintu byinshi abantu bakwigisha ibintu byinshi ni nk'abahe bantu batatu ufatiraho urugero cyangwa se bakubereye icyitegererezo cyangwa se bakwigishije ibintu byinshi aho ugeze ubu nyine ukavuga ati ni uko wenda nigiye kuri kanaka cyangwa se nabikoye kuri kanaka ni nk'abahe abantu batatu hanyuma n'ibintu wabigiyeho abantu kumva uwa mbere ni papa wanjye papa wanjye ni umubyeyi wanjye d'abord ni umubyeyi wanjye ndetse wanyigishije kugeza n'uyu munsi akiri ni umuntu nigiye ibintu byinshi ufite aho yangishije nk'umwana we yego uwa kabiri ni mama wanjye hari uko nk'undi kera umubyeyi yicazaga umwana umubwira ati umenya ko uri umukobwa rero ejo bundi uza witwara gutya afite aho yangeze urumva foto wanjye ndashobora kubona usimbura umugabo wanjye uyu munsi inama urumva ikibazo kijya kuba kera kiga ukumva rero umuntu wagukuye iwanyu aho wakurera mukubite iseriyuti kabisa akaguhisha so nibaza ko abo bantu kabisa hanyuma ibintu wabigiyeho yani wumva ngo iki kintu nakigiye kuri mama iki kintu nakigiye kuri papa iki kintu nakigiye ku mugabo wanjye kimwe tu ikintu nigiye kuri mama wanjye yakundaga kumpa nyine uburere wenda urumva kera tukiri abana twakoraga amakosa nk'ugukubita mpamvu zoza ni gutya babigenza ni gutya babigenza icyo kintu mama yarakingishije ikindi wenda navuga kuri papa hari igihe ababyeyi bajya mu bintu byinshi byo kurera bavuga ngo mujya musenga papa yanyigishije gusenga bwose byagenda gutya ubuzima bwabo bwiza ubuzima bwabo bubi cyambere bishyira Imana yego icyo nicyo navuga kuri papa wanjye umugabo wanjye ubukungu bumwe ubuzima burahinduka uyu munsi biba bimeze neza ejo bikagenda nabi ariko muri ibyo bihe
muri ibyo bihe byose ibihe byaba byiza byaba bibi kubera ko iminsi nta umunsi wo kuwa mbere hari igihe gusa n'uwo kuwa gatatu cyane rero uko byageze icyo ni nta mpamvu yo kwibaza ejo ngo dupanike mu mutwe tutazi n'uko ejo bizagera ugomba kwiharira imana rero se wakumenya ejo nibwo nari zirashize ejo uzampize urakoze cyane Mutoni. Hanyuma ikibazo cya nyuma hanyuma muri kure ndabiza amasaha y'akazi wenda ushobora kuba ngufatiranyije uri mu kazi so akabazo ka nyuma dusoza urabizi umuco wa kinyamurenge hari umuco wa kinyamurenge ariko hari ibintu kubera gutatana kujya mu mahanga kujya ibyo bita mu kizungu ibintu bigahinduka urabizi hanyuma ni nk'ikihe kintu waba uzi mu muco wa kinyamurenge cari nyine umuco ntabwo uzuba mubi ariko hari ukuntu umuco ushobora wenda nko kubangamira nk'abantu ariko ubu nyine ukumva mbese wari ubangamira icyo gihe ariko ubu nyine byarahindutse kubera kwa kundi gutatana abantu bajya mu mahanga ni nk'ikihe kintu cyahindutse ariko ukumva ubu nyine nibyo byiza kuba cyarahindutse aho ikindi cyahindutse ariko ukumva ni bibi kuba cyarahindutse mbese cyari cyiza mu muco wacu ari cyiza kabisa iciza n'ikibi ni ibi bitubwira njyewe rero navuye muri kongo ndimata navuye mbese nakuriye mu mahanga ariko mbibona nuko njya mbyumva umuco wacu wa kera abagore twambaraga ibitamba twaje mu muzungu tusigaye twaba dufite uruhande rumwe abahandi tukogosha kogosha ntakuba umuco haci kwambara ibitenge no guhisha umutwe icyo nicyo kintu cyahindutse cyari cyiza icyo ndabona n'igihe mbona cyahindutse nkabizi cyane nyine rumva navuye ndi muto nuko njya mbona ukuntu kera bagiraga urukundo basangiraga wabonaga bunze ubumwe ariko ubu dusigaye tuva mu mutwe twikeka nta gusabana mbese ubusabane bwarashize ariko ngo kera kabisa ngo byari sawa basangiraga kabisa n'agariye bagasabana imboga mbese ibintu byose akaza kwa mugenzi neza ariko ubu se uraja ni ugukekana mu rwego rwo kwirinda kuko abantu bagenda bahinduka mu rwego rwo kwirinda nabyo ni byiza aho ikintu kibi rero mbese cyari kibukundi wenda abantu batabyumva nabi umuco ntabwo ujya uba mubi kuko umuco nyine aba ari uwacu kandi tugomba kubyubahiriza ariko iyo bihindutse hari ukuntu abantu guhindutse ubu nyine ntabwo bikimeze gutya nibyo byiza ni ikihe kintu wenda nubwo wapfuye uri muto wenda wumva tu akeraga abagore ngo bicaraga bakaba bo kubyara abyara ntibakore ntibafashe abagabo ariko kubera ko twaje mu mujyi umugabo akabyuka saa 11 umugore akabyuka saa 12 bose bagasohokera mu nzu imwe bakagira gutya saa moya kera nyine umugore yarabyaraga akabyara akabokurera mbese agasa nk'aho abaye nk'inganzo mbese nta kindi kintu ashoboye abyare gusa bahinge bagire gute bya mirimo gusa y'abagore mirimo y'abagore ariko uyu munsi amafaranga buri kwezi umugabo akaruhuka ukamusanga bimeze neza cyane sibyo yarisobanukiwe mbizi kugira ngo umugore ngo abwire ngo umugabo muteza amafaranga muri abana imyenda ni wa wundi udakora hari bimwe ari gukemura umugabo agombye kuba akemura nyine aramufasha
ducangamuka noneho nk'ubu nyine oya si nico rwose. Ubundi umugore kera yabaga ari uwo mu nzu mu mbere, nta bintu byo kuvuga ngo urakora ngo noneho hari n'imirimo yabaga ari iy'umugore umugabo atakora, noneho hakaba n'indi mirimo y'abagabo umugore atokora. Ariko ubu nyine twese turakora rwose. Warize urakora akazi kamwe k'umugabo wize, niba ari n'akandi kazi gasanzwe uragakora. By the way, icyo kintu kabisa cyane twebwe twarisobanukiwe sibyo cyane ko ibintu byose ubu nyine byabaye amafaranga. Ubu wabiharira umugabo akazabishobora wenyine rwose. Stress yazana mwica akava imbere y'umuryango, sibyo rata? Urakoze cyane Elizabeth, turagukunda cyane. Imana ikomeze kugire neza. Abakunzi bawe ba hano kuri Gaju Sandra ni benshi. Umunsi tuzagukenera ngo uze n'ubundi live, ndabizi uzatwemerera nubona akanya. Imana iguhe umugisha rero. Ego umunsi mwiza ma. Imana y'umugisha uyu mama mwiza yibabawe. Nabasobanuye uko abyumva uri ukundiho, hanyuma atubwira dusubiza n'ibyo bibazo, hanyuma namwe mugende muvugaho hasi ni ibintu byahindutse mu muco wacu. Nyine byari umuco nyine ukabona nta ribi, ariko nanone ukumva ni making sense. Mubivugaho hasi ko ni byinshi cyane, ni byinshi. Hanyuma hakaba n'ibindi byiza twahinduye. Atanzemo urugero rw'abagore dusigaye twiyambarije amapataro n'ibindi byose, ntitwambare ibitambara n'ibitenge bibiri ngo tunifubike. Icyo kintu cyari cyiza by the way. Nyine ababyeyi baba basa neza bambaye gutyo, igitenge ni cyiza ku muco nyamurenge, ni cyiza pe. Hanyuma mugende muvugaho hasi muri komenti, mutubwire n'abandi bantu mukeneye ko tuzabahamagarira, abari live, abari hano Nairobi, abari mu bindi bihugu, twabahamagarira kuri call, hanyuma mukinjoyinga iyi topic yacu. Rero turabashimiye abantu bose mukomeje kudukurikira. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ubwo ni akagaruka rero. Turabakunda cyane nka Gaju Sandra, turabakunda n'umutima wacu wose. Subscribe, comment, share, mbese like, mutwereke, mukomeze mutwereke urukundo. Ciao nawe utaha. Turabakunda cyane.